gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu ikosi ahubwo udukize icyago. Amen. Shengesho ryo kwicuza ibyaha, Nyagasani ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, yuko biheranya nawe bikadutandukanya ariho ntukandengera iteka. Genda kine wa muzungu yaje yambaye imbarata n'umukandara, gugu watsinze kinyandire njevu iyo ni uko nari wowe ubizi. wa muzungu yaje yambaye imbarata n'umukandara, gugu watsinze kinyandire njevu isha. Wowe kari wowe usigaye wenyine ukundi kuresa ufite ukuboko kumwe. wa muzungu yaje yambaye imbarata n'umukandara, gugu watsinze kinyandire njevu. Amazungu yaje yambaye imbarata n'umukandara, gugu watsinze kinyandire njevu. Igisambo urukunyiba wowe ntandi igisambo ariko urukunyiba cyane igisambo urukubesha nawe nsinze ubwo nanje reka tunure nuko bari intoki aho rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu ugutaruko ntawe ugiye yagiye kureba kwa ntuza uriya mugabo sentuza wa mugabo uraduturanye yari yambwiye ngo uyu munsi ngarahisha nayo ngiye kumureba ndebe ko yahishiye. Nasi nkora iki akazi ko kabuze waramutse gute kogawa akazi karabuze ubu gupagasa wapi ariko mana kuki wangize ibikoko kuki wampaye ibi ukangira guca tuje gushaka akazi ubu ushaka akazi usiga mushiki wawe ari hano guca cyo ufite imbaraga cyo gihe ufite imbaraga yiwa jefite imbaraga ndi kwisanzira ndi kwigendera ni kuja iyo ba data bagiye na ba data bukwe none andari kuvuga ngarashonje mwese niba shonje nje mugirane nje siri mwabonye ndajya zira imyumbati zitayizanagira sizitariza ubukene buragatsindwa indirimbo zizirimbye ariko tukubajije none ubu nambaye guca buriya ariko papo ubu koko nzaba guca nzageza ryari nasi arega mu buzima hari ikintu Imana ikora buriya yabonye ko kuba guca aribyo bikubereye kugira ngo utazareba ugacumura buriya natwe tureba twe turacumura urareba ugacumura ukabona umuntu afite imodoka hariya ukavuga ati wenda kiye Imana yarampaye nka kuriya nanjye nkagendera mu modoka ariko nk'igihe wayigendeyemo umunsi umwe ukumva nayo ni nkaho wayiguze. Ubu rero mwihangane natwe hari igihe wenda kizagera tukabona icyo kurya. Imana ijya isubiriza igihe ntawumvaga ya ndirimbo yandera isubiriza igihe ngo Imana ngisubiriza igihe leta bavangamo na dini natwe hari igihe kizagera tukajya niba ibintu twigira ubundi ukajya ukabura nawe ibijya ubishyira ubu kumana ko abura aho ubishyira se cyenda gupfa kanombe ibyo mumubwira ni wasuzugura umubyeyi wawe ariko mana ubu yibaye uba navuka ndi kureba nagendaga nta kibara ko mbumye nsigaye ndumva mbabaye nkabona abandi bari kugenda ubwo abanyeshuri bakandangarira abantu bakababwira mbese ngo mwagenda uyu muntu nta mumuzi nkumva ndababaye koko ku buryo bashobora ari nkaho nabakubita inkoni ariko kubera ko ntabashobora
nuko ncungera nkicecekera uburyo mbwiraga mami nti ma ndaje hanaha abanyeshuri barangiye ihangane Imana isubiza igihe kuba warabaye gutyo ntabwo ari wowe wigize ko n'Imana niyizi uko uzabaho nuko wavutse uko wavutse uko wabayeho na n'ubu ukibaho uko n'iminsi iri imbere uko uzabaho Imana ibifite mu biganza. Aya abanyeshuri barambabaza nkumva ndababaye akundi kugira bandangarire nkaho ndi kubaga gusa ngo bari kundangarira bo bazi iki nge nanganye nabo ntari kureba. Yego nibyo abanyeshuri barangarira aho bageze ikintu babonye mwana wanjye bisaba kwihangana ubundi natwe hari igihe Imana izatwibuka. Izere tuzahangana n'ubuzima mpaka urugamba Imana yaduhaye mpaka tuzarusoza niyo izi ibyacu byose. Ubwo rero kanizeye cya mbere ni ugusenga Imana kuko na Yezu yarihanganye. Yego reba Yezu bamushyizeho ikamba ry'amahwa mu mutwe arihangana. Imana iravuga iti uzagera ikirenge mu cye. Bisaba kwihangana nawe nuko urasenga cyane ugasenga Imana yego nanjye ubuzima burandambiye nanjye ntabwo nifuje kuba nicaye hano ubu abandi bari gukora. Urajya gukora hese akazi njyewe uzi ko gutera impuza kubaka ntabyo nshoboye. Ikintu nshoboye ni uguhinga gusa kandi guhinga ni ukugenda nta n'isuka mfite. Papa nizere nizabona nk'abandi bana inkoni nzite zinagira ntarandaswe. Mwana wanjye ibyo uje ureka kubitekereza rwose. Nese nkizera kuko ku iyi si n'abari kubona ntacyo batanze ku Mana ntacyo batanze rwose. Ubu wowe ntabwo ubona ariko wumva n'amatwi yawe abiri. Hariho abatumva bakabona hariho n'abatagenda ariko kuba ugenda mwana wanjye ibyo kuba ugenda wenda icyo kibazo cyo kutabona yego ni ikibazo ariko hariho abarenze icyo kibazo. Ni ukujya wihangana ugasenga Imana cyane. Hari igihe tuzakira yego hari igihe tuzakira wenda senga mu gitondo saa sita na yego bamwe bari kujya mbere. Umva rero mu byo ko kugira ngo twizere dukomeze mu rukundo Imana yadukunze reka tuyambaze tuyisenge duhere na none no kuyisenga cyane ngaho dusengera tangire dusenge turebe ko hari icyo Imana yazongera kuko udasenze mu byo ukora byose udasenze ntacyo byatanga. Yego icya mbere ni ugusenga ibindi bikaza. cyo dusengera bifate neza dusenge twiyambaze Imana no kuba tugeze isaha ni Imana kubera kwizera. Ubu harimo abatashe cyane ko twe turimo turahumeka umwuka w'abazima. reka twiyambaze yakuramutse Mariya uje umuhorane n'Imana wayebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uraje udusabire tw'abanyabyaha kuri ugiye tuzapfira. Amen. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro riduhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu ikosi ahubwo dukize icyago. Amen. Shengesha ujya kwicuza ibyaha Nyagasani ibyaha nakugiriye byose ndabyanze nk'uko biberanya nawe bikadutandukanya ari ntukandengere iteka genda byangira ko byisheze uko ufite umwana wawe ukunda rero nyine sinshaka kubisubira ndashaka ubu wawe. Amen. Kwizina
y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Imana izadufasha rwose cyane.